bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundira kanizere ko mumeze neza mwese aho muri abari mu bihugu byo hanze ndetse n'abari mu Rwanda mwese ndabasuhuje kuri mwese umwaka mushya muhire ndetse dusoza umwaka neza ariko turi kuwusoza no kuri murebe ikiganiro mwakoze subscribe kugira ngo dusozanye umwaka neza. Turi kumwe rero n'abavandimwe hano tugiye kuganira murabizi hari ikiganiro twagiranye na murumuna we ndetse na Farida turi kumwe uyu munsi rero tugiye bahuje nk'abavandimwe hagiye kuba inama z'abantu bakuru. Farida bagiye kumuhana bifatika. Farida umeze uterera ibana gasuzugura ari kakanye bayiki amakuru yawe amakuru ni meza urakomeye ndabona uryoshye imeze neza ahubwo se ningiri kukubaza kuri kureba hirya ari ngira kukubaza umeze neza nyine uraryoshye hakemuzige mwarabaye n'inshuti cyemeze neza biragaragara indi kuguye neza inshuti na Neira indi kuguye neza cyane harya yanze ko yitwa nakubwiye se nayikubwiye cyane ayikubwiye mu kiganiro cy'ubushize mambo ukomaka kamanuka yewe nakameze neza Neira bimeze bite turashima Imana se kuri kwifuza ibitari ibyawe oya nine njya iPhone kwikoresha byarananiye niba amashuri makeya ni boyfriend wawe boyfriend wanjye vugisha ukuri nawe uramushaka se ngushatse kuvuga iki ashatse nawe uramushaka tumeze neza ndashima Imana wewe buri gihe buryoshye ubundi buri tayari mwene wanyu rero turi kumwe uyu munsi noneho turi kumwe nizere ko nawe umeze neza mugiye gutangira umwaka mushya ibintu biryoshye. ese noneho wamukuye hera yigeze imboneka rimwe ariko hari aho njya kumutora hari uvuye kumutoragura umuzanye gutari muzima none se uba wagiye ikibazo cyawe ntuboneka kutaboneka kwawe sinavuga ngo uri mu kazi ni ukwihisha nagushakishije ndagutora nese ubwo mbivuge ngo iki wasanze atari mu kabari se none ako kantu asemura mu kabari cyemura mu kabari erega nawe ngaragase kuba nywa arabizi business yanjye irimo n'akabe irimo n'inzoga ariko se kuba inzoga bisobanuye yuko nzihoramo se kwavuze ko utasinze rutagasomye nese kuba ntasinze nakangwe bisobanuye ko muri mu kabari ese basi cyose mbamba nasinze reka tuganire nk'abantu bakuru siwi ubu wabaye umuntu mukuru tekereza yuko nari mukuru se sha umwana pe nose ke uhane ahubwo wumirwe ngwena ntituje kuvuga imyaka yewe umva nje kukubwira ngo tuganire nk'abantu bakuru sinzi ko byumva ubwo nabigutunguye ahubwo hako namenya wowe na Keza musigaye munabana se gusa ejo bundi ibi bintu kutajya kubijyamo sigaye uza imbere ya kamera gute ibaze nawe impamvu naje ni ukubera wowe umve nawe agashyira usigaye ukora sigoze n'abantu kuri kamera ejo bundi mama wawe nawe urananiranye wigize nabi umaze kwifata uko utari nifatwa ibi byose rega nawe wabigeraho abihe ibi byose urimo urafata telefone nyine ukumva urazifuje ibi nawe wabigeraho nose uko bizi tuvugisha ukuri wenda ibibazo bihari ubu nabuze amafaranga kuri iPhone nyine se kuri kuyifuza nyine nuko mperuka afite ntuze ni Phoenix ntago mperuka afite iyi telefone hako karanaremereye yaje gucamarara ifite asiga afite na sheri we mwiza ni sheri wawe ni sheri wanjye wo ngo rwose amukunze nawe kandi ariko se nawe uramushaka ngiye ndimo ndibaza nawe uramushaka se nari ngiye ngo kuzuminga we iri muri Oropepa turakuzi hako amenya narabaye icyamamare cyo kujya ntwara abagabo babandi nose hari umugabo natwe kuri kuvuga ngo ko nawe nyine ariko kubaza niba umushaka nyine imva aho ibintu bigeze byafashe indi ntera sha ntabwo uri level yo kuba nakifuza umugabo wawe pe ariko gusa ufite umugabo mwiza ariko ntago ari mu bo urakoze sha nuko bitari ngombwa ngo tumushyire kuri kamera ngo bamwe nabyo ntago yari yarabivuze none se ugira ngo uwa Samantha ugiye yahereye amwifuza ari byo yamubwiraga nako turakamenya se tugisha ukuri amurumuna wanjye wenda tureke no gukabya da sibyo tuvugisha ukuri tuganire si washatse tuganira nk'abantu bakuru ubona ndi umugome mu buzima busanzwe kuva kera tutitaye ku bya ba Samantha kuko wenda nanjye haraho byageze nanjye nkajya mbona ndi umuntu mubi pe bitewe n'ibihe nari ndimo kuva kera nicyo nshaka kubwira n'abantu
nsanzwe ndi umuntu mubi mu buzima bwawe ukunze nsanzwe ndi umuntu mubi ahubwo nyine reka nkubaze dukomereza aho ngaho ndumva noneho utangiye kuba umuntu mukuru kuko muri iyi minsi bwo rwose wasubiye inyuma wabaye umwana ndimo ndakurangira ubwana nkaho nakuze njye imbere ko nabandi gukura nabi utumye nasama tujye kuri aho ngaho wari ugize twe kuharenga wabaye iki wabaye njye mfite ikibazo cy'ikintu wabaye urarwaye meze neza umeze neza hanyuma se iyo ndutwite ko nshimye ko dutegereje umwuzukuru wa kabiri pe ise ninde ubundi ko nsigaye numva umwana usigaye wirwa umudandaza nuwuriya ndamudandaza umwana wajya abaye intoryi se sigaye wirwa umudandaza ngo nuwuriya yabuze se ko naba mboneka nabi ko mbona usa neza ko mbona ukeye ariko se undi wabura guke gute kandi ndifite abagabo babiri bayitaye inda abagabo babiri aseka nkubaze ubundi cyane niyo mpamvu usigaye usa gutyo afite keya nyinshi muri inda y'abagabo babiri n'ibiro byagabanyutse ariko baravuga ngo ubundi nyina w'umwana niwe umenya se w'umwana umwana wanjye afite se bitubwirira hano kuri kamera umukunda umwitaho w'ibogari mwiza akaba ari ubwo bwiza se uzi kubusigasira ndabusigasira urabusigasira nosa niba sigasira ubwanjye reba ukuntu ndi mwiza niba sigasira ubwiza bwanjye shandi mwiza pe nkunda no kubivuga ndi mwiza bitarenze ibikenewe ariko ndi mwiza bikenewemo ibikenewe reka tubyemere yuko uri mwiza pe uri mwiza nta muntu ubiguhakanyije nta no guhakanyije wagerageje ahubwo ukiga kuba mwiza no ku mutima ko byaba byiza kurushaho kuba mwiza inyuma ku isura ibyo nta kintu bidutwaye pe turabibona kandi nta nkumi igahita ko niko tubizi twese usigaze n'imigani nta nkumi igahita ko ahubwo wowe gerageza gusanisha inyuma n'imbere arankomye urankomye nyuma yo kunkoma noneho sasa ngiye kukubaza kandi unsubize sibyo ndatekereje ndakura nsubira ubwana usigaye mbonamo umugome ku buryo usigaye ndeba ukabona inshingano z'ububyeyi zo gusigisha umwana ntazishobora ese ahubwo mbaza ngo mwanya wo kumfata nk'umugome nka muri umurange twakuranye ngiye nakubajije ngo ntiwansubije ndagira ngo dukomeze kuva kera nari nsanzwe ndi umugome kandi nanjye nagusubije ngo wabaye iki nabaye uri murakuru ugenda uhindura imyitwarire wabaye iki wabuze iki koko musubize ariko nawe ari kukubaza burasure reba se rero wasanga cyari cyo gihe cyo kugira ngo ukungukunde cyo kugira ngo ubukungukure byari byanditse hari ahantu byari byanditse mwijyano byagombaga kumbaho byari birimo ubwo byambayeho nyamara rero reka oye impamvu nyizi kandi nyizi ari ituma mbikora nose ubwo wakora ikintu utazi impamvu yamasengesho arakora dore ejo bundi nawe nagiye gusenga naragiye gusenga pe nje nafashe umwanya ndagenda ndara mu rusengero ndimo ndavuga izina ryawe wagiye gusenga bimwe bisanzwe ko nagiye gusenga ko ugiye gusengera njyewe nagiye kugusengera pe kuko habaye ubona n'amasengesho yagukozeho ibaze nyine aho ibintu byari bigezeho umuryango uvuga ati none umwana turamubuze burundu ako wabusigaje ngiye kuzuma numve ngo n'ukugwa mu ntege nawe ngo yaje kwa Keza ejo numve na nyokokuru nawe ngo yaje kwa Keza ejo kandi ari wowe tuzana nose ndabazana ngenda nabwira ngo muze mu bataje mbere nyine kuko mbere atari ko warumye erega uyu ni umwana w'umuryango niyo mpamvu twaje iyo bitaba umwana ntawe ari kuza pe umwana nta kibazo afite nta kibazo mfite ahubwo mbwira kwanza nicyo wanshakiraga ushobora kugira ikibazo wowe kikagira no ku mwana icyo nyine nicyo tugamije nta kindi kindi kugukurikirana nta kibazo wenda bakurika ariko niba nshaka indimu ushaka indimu mukanya nashaka kabiwa bayikuzanye shaka nje mva nkubwire Keza mva nkubwire ikintu ngiye kugusaba imbere ya kamera nta muntu wo muri famiye wundi nshaka imbere ya kamera n'uyu n'umwe uzi ikintu bigusaba
biragusaba kwitwara neza kugira ngo tuzaze naho undi nugumiza kwifata kuri bitwaraho nabi turabana mbitwaraho nabi tuvugana nabi ubundi inshuro mbaye kuvuza kuvugana namwe siziba zibari reka nkubaze kabazi kamatsiko kuba ngiye nkaba bize nibereye mu kazi kanje ndatunganya ibyanjye nibereye mu kazi kawe ndi umubyari kwitegura ejo kubyara nose ngiye ubaje undi bibajije ahantu nakunyuze uri ahantu nakunyuzeho uri umuntu w'umubyeyi umuntu ungana nawe umuntu ugiye kubyara kabiri none se yabonaga ameze nari imeze neza ndyoshye iyo umubona wari guhita umuzinuko yasinze mu gitondo ese undi wakeshereje hehe ko nzi ko basigaye bafunga saa 8 ariko noneho uyu we yananziye najyaga mvuga samata noneho ndabona uraga kasa mutwe ariko ntibakavuga ibiri byo ngo urakare uyu ntabwo ndakaye none se kuko ukiyumva ko nimbara ngo uriya mugabo wamuburanye iki ntaguswe inzoga ari mbi ku mugore utwite ariko ni mbi wazagiye wicara ukanywa yawe n'umugore ngo ko ari ashaka inzoga akaburana bicisha akabesha umugabo ngo sheri umwana nganegetse kandi ari ingeso yari agatima gashaka byeri mwajya mureka nkinywera we yanze guhisha yareruye mujye mureka ninywera basi wakifashe ukifate nka basi turabizi ko bishaka iyo nzoga tuzatikuzanira mu rugo ukuntu wayinyweye nose ubu ko tudakunda kubonana kuba ntabwo inzoga bigutwaye none si iyo nkunyizeho ndakuvugisha ntabwo nakwiyereka n'ukuntu uba umeze nushaka nashaka azagenda afata intebe kuko umwana nzemera mbe n'umukozi nzaza murere pe wamuburanye iki umuntu amenye umuntu ari uko bakundana cyangwa se mu kimwe babana mwabibwirwa n'ikidupfa iki mupfe iki wabwirwa n'iki gituma ngiye mfata umwanzuro kuki utamutekereza umwana ugana gutya urireba ukabona dusigaye tungana ukagira ngo tunganya n'ubwenge wowe nanone ntuzatekereza gutyo kuko n'ibigoryi birakura ndabizi ko bikura none se kuryo wasa kungira inama yego ndatwaganira nk'abavandimwe ariko nara uburyo kurengera ibintu by'abagore ntabyuzi ibintu by'abagore ntabyo niko ubitekereza ngende mukuru rero ndi mukuru bihagije basigaye banakunogonora basigaye bakunogonora oya ntose ibazwa ngo ni umuntu mukuru Chamenya basigaye ntose ke winse kabanya basigaye bamunogo barakunogonora ndarengana nje urabizi ibyo zongeso nge ntazibaho none se gutumenya ibintu by'abagore kandi utari umugore impamvu nuko nagutse mu bwobo shake mbabari bibastangiye kumara ngewe icyo baramunogonora nyine byose ni ibiki ko numva ntanabisubiramo so umuntu mukuru nyamara ubwo wasanga umuntu akuguretse nusari usigaye kunogonora ukumva ko wabaye umuntu mukuru ukumva yuko mbese wakicaza ukicaza wanguriye nuzi iyi telefone sinayiguriye wabajije mama nagaje ntwa turi kumwe ndibona kugira inama mbi kwicara ugatuza umuntu bamuneke twicare ngangira inama byibuze ari musaza wanje nabyumva none si inama ari kugira nuko wakosheje nyine byibuze ari mukuru wanje nkurikira nyine ngwa munege nanje nabyumva ariko ngubu ninjye ugomba kukugira inama yakubonye se arimo aranyinjirira ukuntu ukunyinjira kandi ntago byemewe mu mupfungire mwabayobozi bimwe ari kungi nukunyinjirira ahubwo nta kuntu twazajya kureba bari abantu bita ku burenganzira bashinzwe uburenganzira bw'abana bakita kuri uyu mwana wiwe kuko njya kumutwita umuntu wa keretse yaravutse nibyo gorasa mwuhira inzoga ari munda ko uyu ni wakamwitayeho keretse avutse bakamumwaka ubu nta kuntu mu Rwanda se byo bintu birahaba umwana nabi nuko nyine birahaba abashinzwe uburenganzira bw'umwana uzi ngo no ubushobozi ubuze ahubwo ubuze sinzi ubwenge ariko mvuze mwantutse bihagije mu mbabare cyane ngiye dusoza n'igendere nkunda umugabo w'abandi yewe cyakora manangira nkubwiza ukuri ese uheruka kujya gusenga kuva kera urashyuha uheruka kujya gusenga akantu kabaga buri kuzana hano uheruka kujya gusenga akajye bizima nakwibariza urahaze ndahaze pe kuko udahaze ntabwo wambaza ibyo bibazo nose naba mbayeho gute mbaye ntasenga
mu rusengero nawe gusenga kose bisaba kujya mu rusengero ujya mu cyumba ugapfuka mugasenga ntabwo wafashwa urabikora ariko byo basi ndabikora naba mbaye hute na B1 harya ni B1 ni iki sinzi ukuntu yayise B1 oya ni mambo nako sorry mambo ukubitamo kamambo ubundi ugapfuka sha nuko ndi umukene ntari icyamamare yabandi icyamamare nazajya ngenda namamaza mambo ahantu hose kuko uburyo indyohera furi nshiramo nese ukunywa ari kera utwita ari bibi ariko urasetsa busa nabaye cyakararyo karandyohera kampumurira neza utekereze ko mambo impumurira nk'amata kwa kundi abatangiye kubira uyatetse niko mambo impumurira kandi abandi bavuga ko ihumuru nk'isukari ibaza yuko ngewe ntiyi inzoga ntanatwite erega wowe uracyifata neza uracyakena umugabo ahubwo mwabasore mwe yabonye uriya mugabo we yaratuze nutamusigasira baramujyana urumva uri kumusabwa se basi yego uriya mugabo ni mwiza ubona babandika ari beza ku cyangwa kari mwiza ukarakara oya byo nabireke mbabarira uraki urabizi ushaka ko tushwana n'imiryango igahaguruka birenze ibingibi ikibazo rega nuko uba umukeneye ukaba utazi no kumusigasira ntagaze ufata umwanzuro wo kumenya ngo ndashaka iki rakimo kanya kamwe ngo ngewe ngo sinjya ninginga ngo sinzapfa njye kumusaba imbabazi mu kandi kanya ngo ndamukunda umugabo wanjye ndamukunda nyine uza kuba mukunda bisobanuye kumwinginga kubimwereka urukundo rega nibikorwa naga ari amagambo kwirirwa hano yawe raki ngewe urabizi ibintu bya romantike ntabyo nishoboreye ujye ubijyana ku bana batoya ariko uzazire kunca inyuma ese ko bivuga nyamuneka bakabyara mwe umugabo we ntawe nshaka pe gusa ukwiye kumufata neza umugabo nawe nshaka pe uramureba ukabona ni mwiza ni mwiza ariko nese umuntu mwiza ntabwo agaragara buri wese ntabwo ari wenyine umureba njye sarabibona aguteretse wakemera oya njye ntabwo namera ntabwo njye nabikora nyine bibaye ngombwa kagutereka bibaye ngombwa ukabona biri ngombwa akubwira ati bitewe n'uburyo tubanira neza muri famiye n'uburyo tubanireza muri famiye tubona ukomeje kumucunaguza twanamufata da mugabo wa famiye kugira ngo yandagare se umuryango uragira uti Farida afite umugabo bitonda umwana mwiza ariko ntuzi kumubanira we bundi we yamunaniye da telefone mu biganiro ni birihutirwa se oya wamubaza nkavuga gahoro ntabwo ndi kuvuga muri mikoro se birihutirwa telefone ikuhamagara ninde n'abantu bari kukwishyuza n'abantu bari kukwishyuza banyishyuza iki ngiye banyishyuza nk'ikintu umuntu yaza kunyishyuza akambwira ngo we Farida ntabwo ndagera kuri urwo rwego ke Farida afite amafaranga ngiye mugomba afite n'amatsiko yo kumenya oya ngaho nawe amafaranga asa mamumariye iki cyakora ndabona wagira ngo hari icyo amasengesho yakoze nyamara byaragitanze bya bindi twavugaga hari uwo gusenga niko uranyubahutse kumuzana n'umuvandimwe ntacyo bitwaye ariko kumuzana ngo ngagiye ngo kuza kungira inama tubwira impamvu tutaba phone tubwira impamvu tutaba phone mba ndi busy abantu bo mu rugo cyane by'umwe none papa sigatira telefone akamamagara nje ubu wasanga n'uyu ari wambara nkitaba ngashyiraho tukumva niba ukumva ibintu hanyuma se Farida ku nama muri umuntu akugiriye byibura urazumva shake mbabari usuraye nari kwigira uyu nguyu impamvu ariko yari kuvuga abayicaye mu rugo abyuka amiragura ibyo bamuhahiye ngenda ndi gusararinga ni kwishyurira inzu ngomba kumenya ngo ngomba kurya basize imitoroshi ufite umugabo bikukorera uramuta oya njye ntabwo nkunda ibintu by'ubuntu sha umuntu tuziranye azaza bivuge no kuri kamera sinzi ibintu by'ubuntu uyu nguyu impamvu avuga gutya wowe bawicaye mu rugo bakugaburira buri kimwe cyose wagasanga nawe ku telefone baremeye bakiharahara kuko babonaga gasabwa bakakakugurira kugira ngo nyine nazajya mu mico mibi niyo mpamvu bayinguriye sinjyana imico mibi nagiyemo byaragezeho nagiye mu mico mibi tuvugisha ukuri urabyaye oya ntago ari ukugucyurira urabyaye rimwe urabyaye wa kabiri utandukanye n'umugabo none nawe ntuzi se bya nyabyo aho kugira ngo utuze ushaka uriya mugabo ahubwo nzakubona ugarutse n'indambi uswa nashuze baba keka nkubwire iyi ngiyi bari kuvuga ejo bazamukubita inda simbikwifurije ejo uzashaka ubona urugo icyo ari cyo
numara gutwita nibwo uzabona yuko ngiye imyanzuro nafashe noneho uzafata irenze iyo ngiye mfite ibyakoreho bizamubaho sha tubireke nanjye ntago nari nzi yuko naba bize mu muryango kandi wenda ntago muteze iminsi nuko mbona ari kumbwira nkaho we atari umukobwa ejo atazabyara ariko ababyeyi bose ntago ke kunega iminsi ngiye nta kintu bintwaye ngiyewe nta kintu ndayiguteze nta kintu bintwaye wowe utegereza iyo nda wowe uyitegereza ngiye nta kintu kuba uri gutegereza inda kuri ngiye nta kintu wasanga n'uyu mubyibuho afite ari uwo gutwita nta wamenye ko nasanzwe nkuzu wasanga nawe utwite twese tukabyara bayohereje muri SMS muri SMS ako nagona nabyeresha ako nagona nuko bihisha atwite se umuvandimwe wamufasha siga afite ubusirimu budasanzwe baramunogonora uyu mwana ntago nabyemeye uraje uneze mama ntaza kuza kureba ikiganiro ngomba ngiye kuneka amakuru ya nyayo ariko ni mukuru ntago ari umwana we mpamvu iri kukubwira ni ibyabona bitagenda nari ngiye kuvuga imyaka ye kuri kamera noneho yari bugice noneho nawe ibyo ubona kuri bitagenda neza wabimubwira niba mani keza nakaze kumagira niba waba mu rugo bamugaburira njyewe nta wungaburira mfite nge ndimenya cyane abo ni papa w'uwo mwana mana yanjye we shana ageze ahantu hari ndi mukake ni ukuri kw'Imana njyeyo ndiye sinisondeka ndarya pe ntago yisondeka azi guhitamo abagabo Farida n'umurebe gutya abapfusha ubusa uwambaye ikirezi ntamenya ko kera biriya wabye umuranshaka ikiganiro cy'uyu munsi ni ukwisekera amaransaba narume ase Fari ngize ukuri utambeshye ukunda umugabo wawe ngira ko ndamukunda uravugisha ukuri ndamukunda pe nawe arabizi no kuri kamera nabonye yarabivuze arabizi ukora iki kugira ngo umugumane ntago ndi romantike kandi abashaka mu bya romantike yajya mu bana bato bangana yazajya ajya mu kagoroba k'ababyeyi ujya mu kagoroba k'ababyeyi ujye kwiga ukuntu bita ku bagabo nta bantu nta utagira urumva ibintu bye byose ni kigeshi inshuti yari afite ariko yayiburiye mu myanya y'intoki kubera we Samantha aragiye mwari mumaranye mani ntukavuge ngo uvuge na Samantha sinavuga ngo mvuge na Samantha nyine ari inshuti yawe niba ufite umugabo ukaba uzi ko utari romantike kandi uzi ko wabikunda burya urabyiga ikibazo cyanjye na Raki ibyo akunda ndabizi yego nibyo nakihangana nkanafunga n'umwuka akora ko ashobora kuba hari ikintu yabonye kuri Fani kidasanzwe kuko ukuntu yihangana ukuntu wihangana ese we kwagira ukuntu wihangana ugamije iki oya ari kuvuga nyine ukuntu akwihanganiye musagamije iki Imana izamu wawe neza amutuke ndimo ndamusabira umugisha kuvuga nyine uko ari ndi kumusabira umugisha uzamubwire yuko ntari pe naguteye utwo tuntu uri kwivugisha ntuzemere sinzemeho yanjye ndimo ndamushima nazo nkuziho rwose byo gutangira kwivugisha utangiye kunsaba imbabazi sinabikora ufushe akanya ari kukugira inama z'ukuntu baka urugo rwawe urumva yifuza ko ariko si urwo rugo mukagira Imana mwe urugo ruri he rwabayeho he ko twamenyanye tumaranye igihe ngo nibyo twarakundanye yego nibyo ariko ntabwo nigeze mbana Raki ngo tuvuge ngo ariko ni umugabo wawe kandi akwitaho ntacyo adakora turabizi neza imyaka 5 batarigeze babana na rimwe tekereza nisugo mwabana imyaka 5 yamaze muri cyakora mana abantu baba mabuye sebuka amafaranga y'amaye ejo 60,000 naramubwiye se uyampereye iki ngo ni ubwa mbere ngo mbonye umukobwa w'ikigoryi baha amafaranga agahindukira akabaza ngo bayamuhereye iki none ahita ambwira ati se ntabwo nemereye kwita ku mwana ibaza umwana utaragira n'amezi angahe ahubwo azantira n'umwaka uriya mugabo wagira umwana musabwa we aramukeneye ese nirwo umutangaguza rega babona adahari uzi ko umwitaho ni ukugutera umwaka umutanyi uvuga ngo tugure imyenda sibyo nakubwiraga ubushize
sibyo nakubwiraga ubushize ngo ubufani yaguze imyenda ngo tugura imyenda ngo oya we yarayamaye mubaza se yamareba se ubu si imyenda warayiguze ingure bitajyana amezi 7 ke sinabikubwiye ubushize ndarayikubwiye njyewe yuko Farida ataragura imyenda nariya gafuka 12 nagakuye muri aya mafaranga tekereza ndangije ndenzaga none se kigenda nkweye numvaga ntameze neza ndangije nkora iki ndenza agafanta ka orange gakonje inshuti yanjye nararyamye ndasinza ndavuga tubundi ibi nibyo nabuze imyenda sese inkora azama nandi nyumva abishaka nko yibwirije akamwe bimwe nakubwiraga ngo nta myenda wajyana bivuze mbizi nusi imyenda mw'abantu mujya muri comment mutubwire mutitaye kwitutse umuntu agura imyenda inda igejeje igihe kingana gute kugira umwana avuye igihe cyose ukibona amafaranga cyane nka ukunda inzoga ugize imana ukayabonera rimwe tujya kugura imyenda ntabwo twayiguze nenda kubyara uko amafaranga atarahari ariko mu gihe uyabonye uko atarahari neza ukuntu avuze ngo nta mafaranga yarari kandi arabanaga n'umugabo ariko mwari mumeze neza ntabwo mwari mufite ibiceri bihagije urabizi byari ibintu biraho byari ngombwa kuri kamera mba nkubwishwe urari bibaho ibyo ni ibintu bisanzwe kuba usigaye ufite amafaranga utangiye kukugurira imyenda umwana atafite amezi 2 witangira kwibagirwa yuko hari igihe ugeze kuyigura igeze mu 8 ibyo rero uwo mwana wimufata ngo umusanishe na wundi wa kera wo mu bukene se kurakaye bimwe nakuranga hinduka nk'igicu ubu ngubu abivuyemo kubera amafaranga yabuze iyo ni intambara kwe erega ubundi iyo uri kwiyaturiraho ibintu wivugiraho ibintu byiza bikugeraho fani wibagirwa vuba nshaka kaza kuntogonora rake ariko nabyo ntazabyembera nguki baragira ngo rakazamunogora umva igisazi azakunogonora mutabana none se bwo yanogonora ajya kunogonora bwo y'amasengesho acyakenewe ndabona nkisenga amaze kwandura nse wagarutse mu rugo ubundi ukabanza ukicara ukiga harya niko babyita no kwicara ukiga inkumi ikeneye umugabo nkawe njye kwicarana nanjye mu rugo ubwo se noneho abagore bangatwa tuba abagore 3 mu nzu oya njye ntabwo ndi umugore bayida njye ndi umukobwa ariko si ubwo ngubwo kuba uri umukobwa ntabwo utananeza n'abantu kuri ni umukobwa njye ndi umukobwa gahunda ni muzi ntabwo umusore wagize yereko uzamukenera azace kuri keza yabaye murango asigaye barabaye inshuti abantu bakansaba nimero barabaza bakavuga ngo sinzi cyane njyewe ariko mfite boyfriend njye mfite boyfriend pe uzikuri kuvugana n'isano ufite ku myaka yawe 20 ufite boyfriend njye ntabwo yangira inama ke nagenda nawe naba umugore uracyakomeje kunywa nimba umugore se kuba umugore bisobanuye kugana inzoga kuba umugore bisobanuye kugana inzoga aho kugira ngo aho kugira ngo biguhindure umuntu witonda biguhindure umuntu muzima kuko wabaye umubyeyi izengeso mbe zindi se ejo bundi rwose nkubona mu gitondo rwose njye ntabwo bira bintu byaneje uziko nanze no kukuvugisha kubambonye mu gitondo iremera se mpavuge neza se ntavuga ahubwo bajya kukureba ko menya ariho unywera ntabwo singe yabonye yari yambaye n'urukweto rwacitse urarengera nose ubwo niba utaramvugishije wambonye mpagaze kwaze ko wambonye nicaye ndi kunywa inzoga nasinze mu gitondo bibaze mu gitondo ahubwo ahubwo bari abantu batumwe ukageza mu gitondo kandi tumenyereye ko bari bufunga kugeza saa 8 njye namubonye arimo aragenda ubundi buri banywereye he ko nzi ko bafunga saa 8 muri iki gihugu se kana ari henshi umuntu yasohoka cyane mu mageto ego geto we wari kumwana mu mageto
ariko ngiye ndigenga sari uwo mbangamira yiragira ngo ikicu ngiye ndiragira ikicu akantu kama dusoza yaravuze ngo ntazabana na Lucky ntago wenda warubeze ushize yarabimbwiye ngo ntago Lucky bazabana ntago bazabana stress z'umugabo ashaka njyewe Lucky ndagukunda urabizi icyo nkeneye sinkeneye ngo tubane pe mbivugiye kuri kamera kora inshingano nk'umugabo wite ku mwana ibindi ibyo uvuga ntago uzabyicuza ntago zabyicuza uraje usaze ejo bundi uzaba uri muramwifuza ubundi gusaza wagize ngo si umugisha ngize amahirwe nasaza ahubwo Imana inyongerera imyaka kuba niyo yanteganyije izongera nk'impamvu ifatika yatuma ubwira ese urabona mama wawe yakishimira reba umubyeyi wacu reba gutunga umukobwa nyine ese niwongera kubyara uzongera ubyarane na Lucky cyangwa uzabyarana n'undi mugabo nk'ibisanzwe n'undi mugabo ndacyakomeje gusenga ibaze nk'ikibazo bari bawibaza ndacicaye mu rusengero umugabo wese uzajya bari tayari yo kubyara azi ko agomba kwita ku mwana uri nuza se upfa kuba uri mwiza uri machine printinga ni fotokopiye ibintu byanjye ni original ntago ngiye mbese uzabyarira igihe ushaka kubyarirwa wese aze upfa kuba uri imboga uri mwiza wabasha kwita ku mwana wawe ibindi ntacyo bitwaye akora fotokopi sabana ko kantu karambabaje niba udashaka kubana n'umugabo ushaka kubyara wese umubyarira abana uzajya babahari njyasa ndi inzoka ese umuntu uzajya kwishura umubyara umwana reba ukuntu akurebye nabi ibaze se yakwishyuye ye nose azabanyishiye ninde wabona amafaranga aguze umwana ngo ushaka kubyara wese azaza gutera azaza yinira ko butavuze ngo nzabyara muhereza umwana uzagumana abana b'abagabo b'abandi washaka umugabo umwe mukabyara n'umugabo nose umwana uzajya bavuye mu nda yanjye se uzaza bara ari uwanjye rero umva ari yora aho kugira ngo bare gutyo ubyara abana batanu badahuje se inama nama babyara abana batanu bahuje papa wabo urumva kubana nawe wapi umugabo umwe atera stress ariko umwe byanze ufata undi iyo byanze ufata iyo byanze uba ugomba kujya kuba umukeneye sibyo ni uguteganya bivuze guteganya impande ubu ushaka kubyara wese vayo ngo uhereze umwana ariko apana kumujyana umunere tumurere tubana gusa uzabura umugore w'abagabo bangaye ibyo se byezweho iwabo bose bazajya bazanye n'ubakiriye bajye bahahurira ubu urashaka ariko nzashaka mbere yawe bajya bazabona ko narishake akantu ko kunogonorana nakwanduje umva bari rukibagira umushinga urumva ubunguka uyo mibare w'abaje urumva yunguka sha rero kankubwire neye ikintu mise nifuza ke uzamuze na Lucky wenda uyu ngo azamutera impuhwe ambabarire isura mukeneye kandi uba utazi umuntu dushekeye kubana oya kubana akeneye kubana nawe rega ntabwo bisobanuye yuko tudakundana kandi niba agiye kumubyarira biri ngombwa ko tugomba ubundi kubona urukundo ni iki ubundi uzi igisobanuro cy'urukundo umuntu uri kuba ko umukunda ubundi ngo ushaka kubana nawe ngo umugabo ni stress ubundi ubuzima uzi icyo ushaka ngenzi icyo nshaka ni kirana kubye cyo kutabana na Lucky mu nzu ariko akankunda agafasha umwana we nanjye akageza akanogonora niba akeneye umugore ngo bivuze ngo uzabura uraho wayishakiye ngo ese ubundi reka tubaze Farida ubundi ko nta mugabo ugira unogonarana nande cyangwa ni bya bindi ngo niyo udafite imodoka uratega cyakoze akantu kaje kuri YouTube yakeza ko kunogonorana iyo nta modoka ifite utega iz'abandi utega lift ntago njyewe niga njye nikoreramo iyo nta modoka ufite ubwo ifi nirobeye apana gutega ifi nirobeye ifi wirobere kukayiroba ari iy'abandi oya nawe ntibari oya se kuri kuva nkaho bizi neza sikuvuze ko nta mugabo ushaka nose kuba namushaka ubu nshaka wese nyine azageza umuntu wifuza Farida arumva ko ngajyaza kera kutanshaka gusa se we ubayeho kandi ibi bintu nari nabikubwiye tumara amatsiko ubuzima n'ubwo cyangwa none se ubuzima bwanjye n'ubuzi niba ubona ari ubwo nibwo ugushaka umugabo wese dore umukecuru wasinze kuri moto dore ni kuranira zasaza wanga kunywa inzoga ukiri muto ubu ejo birazifuza kunywa inzoga ziryoshye narazimaze twamambo twashize cyangwa uramubonye ugira ubwoba oya aramubonye abone ejo hazaza ubonye ejo hazaza ugize ubwoba abasaje ari byadandabirana kuri moto saze imbaraga rero biyabiyenze kuri gusa ikintu Farida ikintu kimwifuriza
nuko uzagera iyo myumvire ufite ngo ntago wagira umugabo birasazisha bitera n'uburara hari igihe uvuze ngo umugabo wese ugushaka ngaze oya apana kuza ngo tunogonorane umugabo wese uzajya ubashaka kubyara ajya azagutera inda azaca muzuru banogonoranye gutobora ibintu byo kunogonorana uziko nari nanze kuvuga nanjye ntangiye kubivuga ngo kunogonorana kiditse nabivuze ibyo nyine yibajyana ibyo ntacyo tugishwe ariko kunogonorana biraryoha nuko nyine nabura uko agira n'ubundi nta kintu bitwara ibintu wankoreye ntabwo ari byo ntabwo ari ukwiye kuza kunyegeranya na Fani kuko ndabona kumuganiriza aribyo twari twifuzaga ariko noneho Fani yarenze urundi rwego ese warekeye koko aho zandekera ikizira iyo ni inzobe irimo iragushuka nayikura inzobe ni yawe isi yarakuryohanye ubundi wagira ngo kera iyi si ntiyabagaho ubunda ubuzima bwararyoshye ubuzima n'ubu muri iyi life sha ariko ubundi Farida yabana nyine mba nibaze n'umugabo akabasha nyine kumushyira ku murongo gusa ngiye ikintu niyiziho ngira amahane pe menya narayavukanye menya mama ntwite yaragiraga amahane genda gatsindwe mu beshyero umubyeyi sigaho ngira amahane niyo mpamvu mba numva umugabo wanyihanganya bitewe n'amahane ngira biragoye nanjye sinzajya kuba nkanuze nka Jackie bateresha bundi vi akaza kwirirwa tukaba abagabo babandi aho kujya ngiye ngutuke nakibera muri ubuzima nibereyemo mw'abanyarwanda kuvugisha ukuri ni ibya mbere iyi nta muntu nteshaje igihe cye none se sibyo kageza kanjuna nyine akajye nta bintu bya urashoboye pe shaka bakora bataha uyu munsi niba nariye agakoko ejo ndya agafi indyo imwe itera bwaki ariko ni agakokuteri kabagabo kare ikigero kigacika mwoba wose n'uw'imbere bashaka ko bamugana kose umwo wose noneho yavuze ngo arya ifi yirobeye ubwo bishatse kuvuga ngo imbere uko yaba ingana kose ni ipusi ubwo n'utwana uragenda yora oya ingenzi nuko bigera ku ngingo yifuza ariko Fari nta kundi icyo umuntu yatuyoje shana baye cyamamare ku bugome abantu bose turahura ati dore wa mugore ati abantu bose dore wa mugore ntiyakigira mu isoko none wahindutse none se kubanze nta kintu twakumarira rero umuntu aragira ati va muri ibyo ushingura gutuma umugabo ni stress ntabwo nabona n'umugabo mushobora sha umugabo wakumva akihanganira amakosa yanjye ne twabana ariko kwa kunizi nta mugabo nyene ntabwo ariko niba wamusanze mu rugo Imana hari ikirimo irakora noneho butanu dukora ikiganiro zaneguze nzambere kundi n'umugore mwiza ngiye kugudodesha n'igitenge nyenyere nambara agakweto mfata agasakoshi maze mutazongera kuntuka nkurega hano kuri kamera ukuntu ibitenge byose ejo bundi wabiteruye ukabizana mu rugo batangiye kuvanga amasaka n'amasaka aramena akakantu ntabwo kari sawa kubizana nuko nyine nabonaga bidakenewe ako kanya mu bindi bikire nzabifata umaze guhinduka nyine utangiye kubona utakambara ibitenge nk'anagari wangurikira babikuzanire mu kanya nta kibazo Farida turi gusoza uragira mbeshye uragira mbeshye nyemereye ikira imbere ya kamera wumva murimo nyuze wumva sa nanikira bari kunyuze udakuraho mbabarira sha wumva uyu mukobwa wizahagara mereza aramereza ibirahagenda we nurebe muri kamera indobo y'ikira urankuwe pe urampamije batazajya bababeshya ngo umuntu arangara kugura imbere ya kamera wisubire kanye irya ni ushonje narya ubu ngubu rero papa w'umwana wamenye ko nanjye nshyizeho uruhare ku mwana nshyizeho uruhare ku kiraha cyanjye witonde ekonomi ntabwo iba yoroshye
imbere ya kamera isa nkura arampamije ese ukuriye kimwe niba guha amafaranga arahari rega naga mbese genda ubishyirire hari ishashi kuri kamera nafana kanegera hirya zishyiremo kanebye inyuma ya imbere ya kamera zishyiremo nzigo uyu muntu abigize seriye nanjye nigese nkunezana no kurya ibiraha kuri kamera reka nkoreshe njye reka niza ku gafoke ishashi kandi ntabwo ishashi kuri kamera risaka baraziciye shaka tumye nanjye ndikira mumbwize ukuri kwa mikoro zikiriho mbwira abana babafana bacu kubira biryoshye ziriho pe binateye apeti ko umva ibi bira igitunguru rero akavido nabonye ejo bundi bakobwa bose bakunda ibiraha cetera mbimari mwese niyo mwavuga ngo bimaze ntabwo biba ntiyabona akishyuza ntawe tubimaze nuko bahita bayakomfunga twajya kwa muganga byawe gisha abantu bangana gutya ubusheri wanjye abareba dore nkunda ibiraha nako ibi byanjye biragaragaye ibaza umuntu mwibaza umuntu w'umukobwa utatinya kurira kuri kamera we ngiye ko ndi umugore wowe uri kurya kuri kamera gute ukavuga amagambo menshi nose indahara ntose kurya yarira kuri kamera kugira ngo abere kubirya kiwe rero wa mukobwa ari seriye ase waje watse kunsebye rero kuntu urimo urarya imbere ya kamera uzi ko uri inkuma ariko bareka nirenge nawe njya mpishima ibirahe ebyiri bibiri si bibiri umeze nje umeze nje bagukindi kimwe ngo mikindi kimwe abwiye ko umubyeyi yabyaye yavuga nanjye yapayutse icyo ni ikinyarwanda kiba ari kwaguka nicyo mbonereho mbazike bamwe bajya bavuga ngo umubyeyi yabyaye ngo ari gusubiza ngaho umwana yavuye umwana ava mu gifu aba arimo arasubiza aho umwana yavuye se koko umwana ava mu nda impamvu bavuga ko asubiza yavuye ni uko iby'amaraso abura amaraso ibiryo urya amaraso kiryoshye ku aba afite kimwe cya kabiri cya vitamini ziva mu maraso kandi ziva mu byo wariye ko nabona guri umwana nagiye kwitangira kuri ibintu by'abantu bakoze kuzi ubwenge nta kuntu wateka uturaha turyoshye gutya ngo ubure ubwenge noneho kano gatunguru urakoze sisi don amvuyemo ideni aranguriye urawe si magana abiri ngeni defu njyewe tumubaze magana atanu magana atandatu magana inani byose hamwe nta kintu kinoze cyo gukura uyu mukobwa we ngo ni murumuna wanjye we ndagukuye nta mikino mfite njyewe ibiraha byawe byabaye ibiraha ntiwari businzire umuntu nkunda azajya angurira ibiraha nirire angurire na mambo jini n'amata yaje yitwa mama amata cyangwa amata barimo aravuga uyu nguyu ni inzoga ntabwo ari inuza ntabwo ari impamvu iyo uriye akarabomba noneho bigiye bigenze bitewe wari wakararikiye kuva ariko wariye byinshi karariye bitatu arya n'amagi abiri kare cyagiye wa muntu wa mbere wa uswanda wambaye ari byabigano byaje muri sibyo nari ibyo bintu ibirasi bwo babizanye kandi nawe usigaye warasinze nuko nzi ko umuntu wese iyo atambutse ndabuhamagara oya nta kintu anariye uswe kure birantuze ngo yayigarura kandi ndumva nahaze mu kandi menye ko biri mu rusenda kandi nshaka umwana ufite umusatsi nashaka azaba ari umuhungu nzabyara akametisi k'igikara ese mwabona uyu mwana uhagaze
fari turimo kugana ku musozi urariye habuzeho kantuza ariko buriya nturi bukarare n'ubundi urasa kukarenzaho mbwira rero uri kumva ego uri kumva umeze uterera umeze neza pe ntawanagure umutima uratuje noneho umururumba urashize ego we mushaka amafaranga nta nimero zuramutse ko ntabwo nimuzi tujye tumubaza no kuza hano uriya ni bwa mbere mubonye ni ubwa mbere tumwatishigira ibiraha biryoshye pe hakurya mfite isemba cyinshi kiranyije afite ibirayi biryoshye urahaza kuba igiye kuma dore kandi araguha kureba urushi ugiye kuriya ugahaga wasama ko kasama ko nyizere ko bino bintu bazabikata ariko wakasama urya ntabwo bazabikata bino bintu byo kurya noneho muzanica ngo ngire indamu ninde wasebye yariye ko umuntu aseba yishwe n'inzara asabiriza ninde wasebye asa kwirigata ku kiraha koko umva Farida ngagira ikintu mbwira abantu badukurikiye dusoze ndoranyije ikintu nabwira abantu badukurikiye ubu njyewe Farida nguwe neza ndikira hari ku rusenda ruranyije ndabakunda cyane nubwo muntuka ubwo nuko ugiye kwisubiraho mbwira amagambo nk'abiri yo kungira inama basi none ndazemeye uri umuntu mukuru kubera umaze kuhaga ikiraha ariko ntabwo yumva ni bya bindi rero njya mubwira anywa atariye ubu wabona yaraye mu nzoga yarashonje shanda haze pe akunda pfiye urusenda ikintu nabwira abafana bacu n'abadukurikiye ndabakunda nubwo muntuka murumuna wanjye nguriye ibiraha habaye umuntu mukuru none angira inama nayumva ariko kadusoza ikiganiro ndananiwe nshaka kuryama hari ikintu urenzeho urata ngo dusoze niba hari icyo bamubwira ikintu cyo kumubwira cyo ntabwo cyabura gusa ubwo rero akaba haze nanjye ndabona nishimye pe ndumva nishimye none se wambabariye oya ntabwo ngiye kukubwira ngo reka ntabwo ngiye kuvuga ngo bireke kuko wenda kureka ikintu byihuse biragora ntabwo ngiye kuvuga wenda ngo bireke gabanya shabuta tuzahura narabaye umwana mwiza gabanya bazi ariko ntubwire mama ko twahuye inzoga ni nziza urasabwa kugabanya inzoga ntabwo ndi bukubwire ngo zireke kuko kuzireka byo rwose menya hari ari ikintu kitashoboka ahubwo gabanya tunywe mu rugero najyaga nywa amambe ebyiri ngiye kuginywa imwe n'igice imwe akuyeho igice kuko ntabwo nabwo base ejo bundi ikirori kizava mu rugo kuri Noheli ntabwo nzaba mpari pe nzaba ndi ku Gisenyi n'umwana muto nshuti yanjye nuko ntakujyana ahita kubona akanya ngo kwangiza kumara abantu n'ibintu amagani barakimukunda Raki yaranyuriye kuri kamera ngo nkunda ibintu n'abantu mw'abantu mwe rero nanjye ngiye kuvuga nka nuze kamwibagiye wandi bavuze yapfuye ejo bundi ba muri Amerika mwitana ntago muzi maze imiti 3 muri Amerika none nanjye ndi bitatu ngo yarapfuye niko mbyumva ngo murabafite nuko Imana Farida kuri none ngeze nzaba mari uzaje kugisa kadusoze ikiganiro mbabwira ngo ndabakunda mwige kunkunda namwe kunuka mu baragukunda azi ko si ibyo bintu kutabivugaho kuki uri murabisimbuka udashaka kubivugaho kunkunda mukanangira nimuye kujya mu nkunde nyine ndi kubibasaba nimuwe nta muntu utakugirira impuhwe urababaje ntago mbabaje ntago ubabaje kugira impuhwe gute si butababaje nyine ndababaje basi jewe mwige mu nkunde pe ako rero Farida kwa kanabyibushye niyo yagiye kunywa arimo arasinda batanamenya batanabibona yuko atwita baba babona hari yari ukubyibuha uko nambara imyenda minini sukunda kumbona nambaye amakanzu
reka tugane ku musozo wakoze kuza ndetse ndashimira n'umuvandimwe wawe ku nama yakugiriye nubwo hari ibyo utumvise ariko buriya uhana ntahana rimwe tuzahuza hari igihe bizakunda ikindi uri umuntu mukuru umuntu Nuguhoza. nawe ujya ushyiramo nawe basi nawe ushyiramo imbaraga kano kantu ni sawa uhinduke ariko menya ndi umuntu muto utangira umwaka mushya ikindi raki nawe ahari yabyumvise ubwo Lucky I love muraziranye you buri abantu bamara imyaka 5 yose baba baziranye azi uko agutwara uko yabivuze nawe uzi uko umutwara gusa ibyo twari turimo no kugira inama nk'umuntu mukuru kugira ngo ariko rakazatereta abandi ngo nuko nashaka ko tubana gadusoza ikiganiro twasubira ubutaha